tubanje kubasuhuza mwebwe abadukurikiye ndetse n'abajya badukurikira kuri uyu murongo wa RTV. Turabaramukije, Imana ibaha umugisha. Amen. Tugeze rero nanone andi mahirwe adasanzwe yo kuboneka muri uyu mwanya twigana ijambo ry'Imana. Reka tubararikire kugira ngo tubane maze twese duhabwe umugisha n'Imana. Amen. Rero nk'uko duherukana turi ku cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo impano z'umwuka. Twari turi kureba mu ncamake y'icyigisho tuzarebera hamwe muri iki cyumweru cyose. Yego. Rero tuje kugira ngo twigane amagambo y'uyu munsi yo afite insanganyamatsiko ivuga ngo impano z'uburyo bwinshi. Reka mbere y'uko dutangira twabanza tukabibwira ndetse tukanasenga kugira ngo dukomeze tujye imbere. Njyewe rero turi kumwe nitwa Nigena Etienne, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert. Murakoze rero, reka tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugize umugisha muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ryawe. Reka umwuka wera bari ubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero nk'uko twari dutangiye tubibabwira yuko tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo impano z'uburyo bwinshi. Ari gusongera muri ya nsanganyamatsiko igize icyumweru cyose ivuga ngo impano z'umwuka. Ubwo mu mpano z'uburyo bwinshi ngo bivuze ko zose ni impano z'umwuka. Umwuka aha abantu cyangwa ashyira mu itorero. Rero kuri iyi nsanganyamatsiko yacu hari amagambo tugiye gusoma kugira ngo tubanze twumve neza izo mpano z'uburyo bwinshi izo arizo. Pawulo atangira insanganyamatsiko nshya mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12 akoresheje aya magambo ngo ibyerekeye abahanga bajya impaka bibaza niba ari ukuvuga ku mpano z'umwuka cyangwa abantu bayoborwa n'umwuka. Amen. Bitewe n'uko amagambo yo mu Kigiriki ton prematikon ashobora gusobanura ibyo byombi. Impano za mwuka niyo umuntu yahitamo dukurikije ibivugwa mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 12 ku murongo wa 4, aho Pawulo avuga mu buryo busobanutse ku mpano z'umwuka. Ubwo urumva yuko abantu b'abahanga bakunze kujya impaka kuri aya magambo ari muri iki gitabo mu gice cya 12. Bavuga bamwe bati ni impano za mwuka yashakaga kuvuga, abandi bavuga ngo ho yasizo. Yego, reka dukomeze. Pawulo avuga ko impano ya mbere y'umwuka ari ukwatura ushize amanga ko Yesu ari umwami. Iyo ni impano ya mbere umwuka atanga agaha abantu. Ubwo se bari mu mpano nge nari nsanzwe nzi, nta niyo narinzi. Ntabwo wari uzi impano? Nanjye ntabwo nari nyizi kuko numva ari n'ubwa mbere nayo. Kwatura ushize amanga ko Yesu ari umwami. Buriya n'abantu bose bavuga ko Yesu ari umwami akenshi aba ari impano bahawe n'umwuka wera. Ubwo urumva ni umwuka wera uba wabamanukiye cyane rwose. Ahubwo twibaze ngo ko tujya duhakana ko umwuka wera atajya aza ku bantu. Bamwe bakavuga bati umwuka wera aza hari abantu biteye hejuru. Umwuka wera aza hari abantu bagize ibindi bintu bidasanzwe biba. Tubonye uburyo impano umwuka wera yaje ku muntu, abaje no kwemera ko Yesu ari umwami, abaje no kumwemeza ko Kristo ari umwami. Bakomeza bavuga ngo iki? Mu bihe by'isezerano rishya kuvuga ko Yesu ari umwami ni ukuvuga ko Kayizari atari umwami. Icyo gihe Kayizari bitewe n'uko yari ari ku ngoma, niyo mpamvu banze Yesu burya, kuko baravugaga bataraje adutwara ubwami, ajya avugwa twe ntituvuga. Rero Yesu kuvuga ko yari umwami icyo gihe byateshaga agaciro Kayizari. Ibi byafatwa nko gutera abantu kwigomeka ku butegetsi bw'umwami mukuru, bityo bikaba byaragombaga guhanishwa igihano cy'urupfu. Urumva umuntu wageragezaga kuvuga ko kwatura ko Yesu ari Kristo ari umwami, uyu muntu yahanishwaga igihano cyo gupfa. Byari bikomeye. ese urumva ibintu bitari bikomeye. Ariko nubwo hari turi gukinisha ibintu ntabwo byoroshye. Niba umuntu ashobora kwatura ko Kristo ari umwami agahanishwa igihano cyo gupfa,
rega Kayizari yabaga yarakaye akavuga uti ni njye mwana, ni gute haza undi mwana? nyine ikindi kibazo ahantu kugira ngo tubashe kubyumva neza, Kristo yaje aje kwimika ubwami bwe butazahanguka mu gihe yazaga ku isi. yego rero muri icyo gihe ntabwo isi yari yiteguye kwakira ubwo bwami, kuko basaga nk'aho batarabyakira mu mitima yabo. si uko batari barize ubwo buhanuzi ko Kristo azaza ari umwami, ahubwo kwari ukubyirengagiza. n'uyu munsi rero bijya bibaho ku bantu, ntabwo ari icyo gihe gusa. n'uyu munsi iyo umuntu atiteguye kwakira ubwami bwa Kristo mu mutima we, igihe cyose ubwami bw'uyu munsi aribwo bwa Satani burahaguruka. ase buriya ntabwo aricyo naje gukomeza gutekereza, buriya ntabwo aricyo bashingiye bavuga ngo yiyise umwami w'abayuda. ku musaraba we ntabwo bavuze ngo ni umwami w'abayuda, ahubwo bavugaga ko yiyita umwami w'abayuda, kugira ngo nabo nyine bangaga iki gihano cyo kuba hari undi muntu bashyize imbere ko yaba umwami wabo. bari bafite ubwoba. hari ubwo si icyo gihe umuntu wandikaga ku musaraba we yanditseho ngo ni umwami w'abayuda, bashaka kubihindura kandi bitari bukunde. ariko buriya nabwo ni ubuhanuzi kuba byaramukorewemo cyane. rero niyo mpamvu bakomeje batubwira ngo Yesu na Pawulo bashimangiye ko kwizera Imana, ndetse no mu gihe waba ubirenganyirizwa cyangwa ukangishwa urupfu, ari impano y'Umwuka. ibi bintu Pawulo na Yesu bose barabishimangiye, yuko mu gihe uri kuvuga Yesu ko ari umwami, n'igihe waba uri kurenganywa, burya iriya ni impano y'Umwuka we. abantu bose bapfuye tubwirwa mu ntambara ikomeye. twakwibaza ngo uyu munsi umuntu ashobora kwatura ko Kristo ari umwami agahanishwa gupfa, igihe cyacu turimo, igihe tugezemo. n'uyu munsi birakunda, kuko ugiye mu bihugu bya Isilamu ukavuga ko Yesu ari umwami, ntabwo byakugwa amahoro. ntushaka kuvuga ibya Yesu. niyo mpamvu bakomeje batubwira ngo si ibintu bitangaje, kwizera ni impano ya mbere ku rutonde ruboneka Pawulo avuga muri iki gice cya 12 cy'Abakorino. nyamara kandi hari n'izindi mpano nyinshi. kuba Mwuka Wera agabira buri muntu wese uko ashaka impano zitandukanye, bihamya ko izo mpano zose ari ngombwa. amen. rero kuba Mwuka Wera buri muntu amuha impano ye, ni icyerekana ko Mwuka Wera cyangwa izo mpano zose zikenewe zose. ariko kuri iyi mpano twabonye ya mbere ibanza yo kwatura Kristo ko ari umwami, iyi yo buri wese agomba kuyigira umuntu wese wizera Yesu, kuko Kristo niwe banze ryo kwizera kwacu. amen. rero ubaye ushobora kuvuga ko hari indi mpano y'Umwuka yenda wahawe koko, ariko iyi mpano yo kwatura ko Kristo ari umwami ukaba utayifite, navuga ko waba warasimbutse, kuko niyo ya mbere igomba kubanza. yenda ku zindi ho birashoboka ko buri wese yagira itandukanye n'iy'undi, ariko ku bigendanye n'uko ubwami bwa Kristo bugomba kwimika mu mitima yacu nk'uko twabibonye, buri wese iyi mpano agomba kuyihabwa. mbese siyo mpamvu hari amagambo avuga ngo umurimo w'Imana n'uyu, ni ukwizera uwo yatumye cyane. kandi hano twabonye ko ari ukwizera ukatura ko Yesu ari umwami. urumva harimo no gukizwa, ni nawo murimo w'Imana buriya cyane. rero twihuse reka twasoma mu gice cya 12 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, duhereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6. uko impano z'Umwuka zitandukanye. amen. bene data, ibyerekeye impano z'Umwuka sinshaka ko mutabimenya. muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyanwagaho kose. nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'Umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubwirijwe n'Imana wabasha kuvuga yuko Yesu ari ikivume. kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. ahantu wabyumvishe, ntabwo wavuga ngo Yesu ni umwami utabibwirijwe na Mwuka Wera. yego. ubwiye ni impano ya mbere y'Umwuka twayibonye. yego. icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, nk'uko icyigisho kivuga, ariko Umwuka ni umwe. kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe.
hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, Mhm. ariko imana ikorera byose muri bose ni imwe. Ndumva twanasoreza reka aho ngaho. duherekere dusoreza aha. Hari amagambo avuga ngo dushobora gukora mu buryo butandukanye tubwiriza, ariko imana aba ari imwe iyo dukorera. Hari uburyo bwinshi bwo kuvugamo imana, ariko imana ni imwe, n'umwuka ni umwe. Buriya rero abantu bo mu itorero tujye tureka kwishuka ngo twumve yuko impano yawe ari yo ikomeye. Hari igihe ubwiriza wamara kumva uzwi ukavuga uti nta yindi mpano irenze mu rusengero. Ubundi ubu hari umuntu ukomeye nkanjye. Hari umuntu ushobora kuba atahagarara yenda imbere y'abantu benshi, ariko akaba afite n'undi muntu yabasha kuganiriza ku ruhande. Kandi wowe ushobora guhagarara imbere y'abantu benshi nyine koko uzi kuvugira mu ruhame, ariko ukaba utazi kuganiriza umuntu umwe ku giti cye cyane rwose, kuko uwo nawe afite impano Imana yamuhaye yo kuba yaganira n'umuntu umwe, ariko wowe ukaba utabishobora. Hari n'umuntu wambwiye ngo hari n'ukuntu umudiyakoni aba yifitiye impano yo kureba umuntu akamusekera neza, umuntu akajya kwicara ahantu atuje. Urumva iyo nayo ni impano umwuka wera aba yaramuhaye cyane. Reka dukomeze n'aya magambo batubajije. Baratubajije ngo ni iki imirongo ishimangira? Irashimangira ku kintu cyerekeranye n'uburyo impano zigomba gukoreshwa, ariko zerekeza ku muntu umwe, ari Imana yonyine yo mu ijuru. Hano hari amagambo batubwiye rero, kwisubiramo kw'amagambo, uburyo bwinshi. Uribuka ko ngo hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwuka ni umwe. Iri jambo bwinshi rero ryagiye rigaruka, bishimangira ko hariho impano nyinshi. Icyo Pawulo yita impano z'umwuka muri iki gice kirushaho kwaguka mu murongo wa 4 n'uwa 6 kugera ku wa 6, binyuze mu byerekezo bitatu bitandukanye: impano, kugabura iby'Imana cyangwa ibyiciro bikomeye by'imikomerere, no gukora. Nubwo aya magambo asobanura ibintu bitandukanye, ni ingenzi kudashyira itandukaniro hagati yayo, kubera isano ari hagati y'ibivugwa muri iyi mirongo. Nanone kandi umuntu akwiriye kubona ko impano za mwuka zateguriwe guteza imbere ubumwe hashingiwe ku mico y'Imana yigaragaza mu butatu bugize Imana. None bagakomeza batubwira ngo nubwo mwuka ari we uha abizera impano, Imana niyo ishobora gukorera Kristo mu muryango mugari w'abizera. Buri mwizera ahabwa impano nk'umuntu ku giti cye, nyamara zose zigomba kugirira umumaro umuryango mugari wose w'abizera. Buri muntu wese ahabwa impano ku giti cye, ariko atari ukugira ngo ayibyaze umusaruro we wenyine, ahubwo zigomba gufatanya. Iyo ufite n'iyo mfite zigahura kugira ngo zikore umurimo w'Imana. Buriya ufashe iyo yawe koko nk'ukuri wenyine ukayigumana, ntekereza ko n'ubundi kwaguka kwawe ntabwo byatera imbere. Ariko iyo habayeho gufatanya, ubwo bumwe twakomeje kwiga no mu gihe cyashize, bibasha kubyara ikintu gikomeye. Rero impano z'uburyo bwinshi, nk'uko twari turi kwiga iyo nsanganyamatsiko, izo mpano z'uburyo bwinshi twazibonye, ariko cyane cyane dutinde kuri iki. Twabonye ko izo mpano nubwo ziri mu buryo bwinshi, ariko uwo zivuga cyangwa uwo zerekezaho cyangwa intego zazo ni kuri Kristo wenyine. Niho zigomba kwerekeza. Uwahawe impano yo yenda tuzazireba hano, ntabwo bahise bazivugaho izo ari zo, ariko twahereye ku mpano ibanza mbere y'izindi, yo kwatura ko Yesu ari umwami. Reka rero muri uyu mwanya tudatinze dusoreje hano, tuvuge ko uyu munsi Kristo ari umwami. Amen. Buri wese ari udukurikiye, ari n'uzatwumva hanyuma, Kristo aba ari we uba umwami w'ubuzima bwe. Amen. Kuko tubonye ko kwatura ko Kristo ari umwami harimo gukira kwacu. Nubwo yenda nyuma twabonye ko hari ingaruka bizazana yo kuba wayihanishwa igihano cyo gupfa, ariko tuzi ko Kristo ari umwami w'abami bo ku isi. Tuzi ko Kristo ari hejuru y'ibintu ibyo ari byo byose. Reka rero dusabe Imana kugira ngo muri iri jambo ryayo tumaze kwiga, nubwo bidatwaye umwanya munini, ariko turungukiyemo ikintu gikomeye cy'uko Kristo ari umwami. Reka rero dusoze n'ubundi dusenga nk'uko twatangiye. Reka umuvandimwe adusengere maze ubundi dusoze. Uwiteka turagushimye, turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe.
watanze impano z'uburyo bwinshi mu itorero kugira ngo zose ziharanire umurimo wawe ko watera imbere. Duhe kugira ngo tumenye impano zacu. Uwiteka, n'izi mpano nyinshi zikunze guteza ibibazo zo kuvuga indimi, guhanura n'izindi mpano nyinshi tuziga mu byigisho bikurikiyeho, uzaduhe kuzumva no kuzisobanukirwa mu izina rya Yesu.